nagarutse ku banyeshuri bifuza kuba barukarasa bari basanzwe biga ku bigo, nibura ukaba uhize nk'umwaka umwe urangije mu wa kane ukaba ushaka nko kujya mu wa gatanu, cyangwa se ukaba wenda wiga mu wa gatanu ushaka kujya mu wa gatandatu. Ni muri urwo rwego rero nje kukwereka dokima ukuntu ziba ziteguye. Ni dokima ujyana ku karere, ngira ngo murabibona akarere iyo kamajije kubyemera bagutereraho kashi bakanasinya, ubundi izi dokima ukazijyana ku karere nako ku kigo, ubwo biba byamaje gukunda tayari. Dore ndabanza nzikwereke ni ibipapuro bitatu byose, ngiye kugusobanurira uburyo ubiteguramo kugira ngo ube wabijyana ku karere ibintu bikomeze kugenda neza. Ndagushimira rero wewe wabanje gukanda subscribe, nimba kandi utarakanda subscribe yikande, ubundi dukomeze kubana by'umwihariko muri ibi bihe turi ku burezi. Ni muri urwo rwego rero turahera ku ibaruwa. Iyi ni ibaruwa wandika uyandika witonze ugasobanura nyine namwe ibaruwa muri kubibona ukuntu yanditse, hariho intara y'amajyepfo, akarere, nyine ibintu byose bishyiraho n'umurenge, ugashyiraho n'izina, ubwo ni izina ry'umubyeyi, telefone, email, ngira ngo murabibona. Wenda urugero madamu umuyobozi w'akarere ka Muhanga, impamvu gusabira umwana guhindurirwa ikigo. Iyi ni ibaruwa wandika rero, warangiza ukayidepoza ku karere. Dore ibiba bikubiyemo n'urugero, mbandikiye ibaruwa kugira ngo mbasabe umwanya w'umwaka wa gatanu mu ishami rya accounting ku ishuri rya nyine, ubwo wuzuzaho ishuri ushaka. Ni urugero ndi kubahereza kugira ngo mube mwabasha guhinduriza abana banyu, cyangwa se nimba nawe ubishaka ubwawe ukaba wabasha guhinduriza. Nimba ari wowe ubishaka uri umunyeshuri, ntago wandika mu mazina, ntago wandika umeze nk'aho ari we munyeshuri uri gusaba guhinduriza ikigo, ahubwo wandika umeze nk'aho uri umubyeyi uri gusabira umwana wawe. Icyo ni icyitonderwa ugomba kumenya mu kwandika iyi baruwa. Ugomba kubanza ukamenya neza, ukamenya amagambo ushyiramo, witondera aya magambo ndi kukwereka, uyasome neza, nushaka ugenda uhinduremo uturere n'ibigo gusa, ubundi ubashe kuyidepoza ku karere. Nuyidepoza ku karere ngira ngo uzasubirayo baguhereza randevu, bashobora kuguhereza nk'iminsi 4, bashobora kuguhereza iminsi 5, dore ubundi ukajya, dore iyo umwanya uhari cyangwa se byakunze bagutereraho kashe bakagusinyira. Iki gipapuro nicyo ujyana ku karere, ubundi ukaba wabasha kuba nicyo ubasha kujyana ku kigo, ubundi ukabasha kuba wahindurirwa ikigo byoroshye. Ibaruwa mwayibonye, reka muyirebe mwitonze, reka mpere hejuru manura muyirebe mwitonze. Ibaruwa nayo yanditse nabi mbamenyesha ko bidakunda, ntago bikunda. Ubwo n'umubyeyi arandika yarangiza agasinya, arandika. Ndaje tujye kuri dokima ya kabiri, mbereke na dokima ya kabiri uko ibimeze. Ni dokima uba ugomba kujyana ari 3. Dokima ya kabiri twakomeje rero. Dokima ya kabiri ni bulletin report. Dokima ya kabiri ni bulletin uba ugomba kujyana y'umwaka urangije. Ni report ukayijyana, report ya original wa muntu we, nako ni photocopy ya bulletin. Si ngombwa ngo ujyane bulletin ya original, ujyana photocopy ya bulletin. Iki nicyo cyangombwa cya kabiri ugomba kwitaho nimba ukeneye kuba wahinduza ikigo bikoroheye. Kopi ya gatatu ni result slip. Result slip yo mu wa gatatu ugomba kumakinga sure neza ko ibi byangombwa uko ari bitatu byose ubyujuje, ubundi ukaba wajya gusaba guhindurirwa ikigo unyuze ku karere, ibintu bigahita bigenda neza. Ndagushimiye wowe twabanye, mu kanya ngiye kubakorera video yo kureba amanota ku bantu ba senior 6, mube hafi ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Ndabashimiye rero, murakoze, murakarama, ciao ciao.